hari abagabo beza bafite imiryango ikomeye bari bafite amateka mazima barapfuye basigara ese ubona warasigaye kubera iki kugira ngo utunganye ibidatunganye kugira ngo ubwire abantu ko Imana igira neza kugira ngo ubwire abantu ngo nibakizwe bareke ibyaha nta kindi Imana yagusigiye ikeneye akamaro kawe ikeneye icyo umara ikeneye kwikorera ikeneye kwivugira ikeneye kuvuga Imana ishimwe abakobwa beza bapfuye bari bazi kurinda iby'ubware bwabo bize ariko wowe warasigaye ese wibwira ko wasigaye kubera iki Philadelphia Imana iratsinda. Yesu nashimwe Yesu wacu ahabwa icyubahiro ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia ndashimira Imana y'amahoro Imana igira neza Imana y'urukundo yaturinze tukaba tugejeje amagingo turi bazima ntacyo twatanze hari benshi batambutse kandi ntabwo ariko tubarusha gukiranuka ahubwo n'ubuntu Imana yongeye kutugirira kugira ngo dukomeze tubwire abantu kugira neza ku Imana rero Imana yacu ihabwa icyubahiro abadukurikirana mwese ndabasuhuje mukomeze mugubwe neza Kristo abagirire neza nkuko bisanzwe tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Esteri ni ibice byaho 4 ibice byaho 10 umurongo waho wa 12 turahera ku murongo wa 12 tugere ku murongo wa 17 hanyuma twumve icyo Imana idushakaho ariko umutwe w'ijambo uravuga ngo Imana ikeneye icyo umaze ikeneye icyo umaze Imana ikeneye icyo umaze Imana ikeneye akamaro kawe se Imana ikeneye icyo umaze buriya nkunda kubwira abantu ngo Imana irinda icyo umaze ntabwo irinda icyo uri cyo ariko icyo umaze kirarindwa noneho uyu munsi nje kukubwira ngo Imana ikeneye umumaro wawe ikeneye icyo umaze nikikeneye cyane nikigushakaho icyo umaze akamaro kawe niko Imana ikeneye reka twifashishije ijambo ry'Imana turi kumwe n'umukozi w'Imana Mugisha Manase turasoma Esteri ibice 10 turahera ku murongo waho wa 12 na 13 tugera kuri 14 reka dusome umutwe w'amagambo aravuga ati Esteri ibice 4 umurongo wa 12 kujya kwa 14 abayuda Esteri yihara yemera guhakirwa bene wabo Bibiliya yavuze ngo Esteri yihara yemera guhakirwa bene wabo 12 nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esteri bwa Esteri Morodekayi nawe arabatuma asubiza Esteri ati we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami murongo wa 14 kuko niwicecekera rwose muri iki gihe ntugire ikintu ukora ugaceceka nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi ariko wowe n'ab'inzu ya so muzarimbuka ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki Imana itugirire neza aya ni amagambo akomeye Morodekayi avuganye na Esteri igihe Morodekayi yari yaragambaniwe n'uwitwa Hamani kandi ngo yaramujijije iki yaramujije yuko
atamupfukamiye, atamwubarariye, atamwubashye. Mu yandi magambo, Esiteri yari azize ko yasuzuguye, Moridekayi yari azize ko yasuzuguye Hamani, yanze kumupfukamira, yanze kuremya ibigirwamana, yanze gukora icyaha, yanze gusimbuza Imana umuntu, yanze kuramya ibigirwamana. Hanyuma ngo Hamani ararakara kuko umwami ngo yari yaramukujije, amaze kumukuza abantu bose bamubona bakajya bamucira bugufi bamwubashye. Ariko Moridekayi nubwo abaga ku irembo ry'ubwami, Bibiliya ivuga yuko yanze kubaha ngo ace bugufi. Yavuze ati nzakubaha ariko ntabwo nzagupfukamira, yewe mfukamira Imana yo mu ijuru, yaremye ijuru n'isi, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ya Aburahamu niyo mfukamira. Nta kindi kintu uzongera gupfukamira kuva naramenye Imana. Ngo Moridekayi yari yariyemeje ko azubaha Imana, akubaha n'abantu, ariko amavi ye agapfukamira Imana. Warabyanga, aravuga ati nge ntabwo nzabikora. Hanyuma ngo Hamani biramubabaza cyane, biramubabaza yuko Moridekayi atamupfukamira kandi abandi bapfukama. Ngo biramubabaza cyane kuko urabizi abantu bamwe na bamwe batubaha Imana, bakunda gukunda ibyubahiro byinshi bakabisimbuza Imana. Hamani rero ngo yashatse kwikuza cyane, ashaka ko abantu bazajya bamwubararira, ngo arikuza yishyira ku rwego rw'Imana, ashaka ko abantu bose bazajya bapfukama bagakubita amavi hasi. Hanyuma ngo Moridekayi nawe arabyanga kuko yari yatojwe gupfukamira Imana, yari yatojwe ko Imana ariyo yo gupfukamirwa, ngo arabyanga. Abyanze rero ngo Hamani ararakara, Bibiliya iravuga ngo ajya kugambanira, arabaririza amenya ko Moridekayi ngo ari Umuyuda. Avuga ati Abayuda b'abanyagano batari n'abenegihugu abandi, ngo ajya kumurega ibwami kuko umwami yari yaramukujije, aramubyumva. Avuga ati hari ubwoko bwigometse kandi n'abanyagano, none rwose mwana aba bazateza ikibazo mu gihugu cyacu, bagatuma abaturage bose basuzugura bigomeka. Ubu bwoko twari dukwiriye kubutsemba tukabumaraho. Mwami ngo aza kubaza, bamubwira ko ari ubwoko bw'Abayuda kandi koko bari abanyagano. Hanyuma babaga mu gihugu cya Suwerusi. Hanyuma ngo Suwerusi aravuga ati ubigenze uko wabibonaga bigomba kugenda. Nibwo basabye yuko inzandiko umwami azisinyaho, zandika umwami azisinyaho ko Abayuda bagomba gupfa, ndetse zirasinywa. Ngo hanyuma zirakwirakwizwa, baravuga ngo itariki runaka mu kwezi kunuku Abayuda bose bazicwe aho azaba aherereye hose, haba mu ntara, haba mu migi, haba mu murwa mukuru. Muyuda wese aho muzamubona ntazagaruke, ntazasigare, muzamwice. Ngo iryo tegeko riterwaho kashe. Hanyuma ngo umwami amaze kubikora, ngo izo mpapuro zirakwirakwizwa. Moridekayi aza kumenya amakuru yuko Abayuda bose bagiye gupfa, kandi mu by'ukuri bari bazize ko Moridekayi yubashye Imana. Reka nkubwire. Hanyuma ngo Moridekayi yiyiriza ubusa, yambara ibigunira, yicara ku marembo nk'uko yayicaraga, ariko ahindura imyifato, tangira gusenga yambaye ibigunira, yitera umukungugu mu mutwe, ayogera Imana. Aho ngo Abayuda bazikiwe iteka we, bazire ko twanze gupfukamira umuntu. Kubera ko nanze gupfukamira umuntu, Abayuda babizire. Hanyuma amakuru aragenda agera ku mwamikazi. Babizi ko Esiteri yaje gushakwa n'umwami kandi yari umwana w'umunyagano, ariko kubera umugambi w'Imana, buriya icyo uzaba cyo Imana irakirinda, kakyegeranya kikazakugeraho, gishakira inzira. Hanyuma ikintu gitangaje kiraho, Moridekayi yatumye Esiteri aravuga ati mugende mumubwire ibyabaye ko Abayuda bagambaniwe. Esiteri rero arabimenya, ariko aza kuvuga yuko nta kintu ari bukore kuko mu itegeko ry'ubwami Esiteri ntabwo yabanaga n'umwami. Hari hashize iminsi 30 atabonana n'umugabo we. Aravuga ngo buriya tubonana n'umugabo ari uko yantumyeho, atantumyeho nkamuhinguka imbere. Ibyo bintu nabizira no gupfa napfa. Aravuga ati ntacyo nabamarira, nta kintu nakora, ndumva nta kintu ushoboye. Moridekayi amubwira amagambo akomeye, bakomeza guhererekanya amagambo. Aravuga ngo ntiwibwire yuko
icyumara abayuda batari butabarwe bakoroherwa ngo ariko biturutse ku bandi ngo ariko n'inzu ya so ngo mukarimbuka. rero yavugaga nde? yavugaga we, avuga na Morodekayi. Imana itugire neza. ngo hanyuma Bibiliya tubwiye ngo Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo, arihara. Imana ikeneye akamaro kawe, Imana ikeneye icyumara. Esiteri yamenye ibibazo bene se bagize, yamenye ibibazo bene se bahagazemo, ngo arihara, ariyanga, aravuga ati nubwo bitemewe, nubwo bidashoboka, nubwo atari ngombwa, nubwo bitari kuba ngombwa, nubwo ntagombaga kugera imbere y'umwami, iyo byari kuba ngombwa bigahurira nuko ndi kumwe nawe, wenda nari kugira icyo nkora, ariko noneho ntibishoboka. Ibintu bidashoboka jya ubisengera, ibintu ubona bidakunda jya ufata amasengesho. ngo Esiteri atumaho abayuda, abwira Morodekayi ngo bwira abayuda bose basenge, twiyirize ubusa, tumara iminsi 3 imbere y'Imana, tutarya tutanywa, hanyuma jyewe nzihare njye imbere y'umwami, niba ari ugupfa nzapfe. Imana ikeneye icyo umaze, ikeneye akamaro kawe, ikeneye icyo wakora kizima, ibikorwa byawe byiza Imana irabikeneye kugira ngo bishyigikire. Ikeneye ko wihara ukavuga Imana abandi batayivuga, ugakora imirimo myiza abandi yabananiye, ukagira ibyo ureka kandi byakabaye indamu. Pawulo yaravuze ngo ibyari indamu byahindutse igihombo ku bwa Kristo. Rero Imana ikeneye ko ugira ikintu ukora cyiza nubwo hari abo cyananiye, uhamya. Nubwo guhamya byananiye abantu benshi, ariko wari ukwiriye guhamya. Bibiliya tubwira umusore witwa Shadraka na Meshaki na Abedenego mu by'ukuri bagombaga kwicwa, kuko habayeho itegeko baravuga ngo niwumva ikondera nibabura bivuze ngo abantu bose bajya bubarerera umwami. Bari abasore kubera ko bari abakristo baravuga ngo twebwe ntabwo twakubararira ibigirwamana, bahamya Imana. Kubera ko ngo n'umwami yabakundaga, ngo yagerageje kubaha andi mahirwe, arababwira ngo mbese ba Shadraka na Meshaki na Abedenego ninde wabagiriye inama zo kutumvira itegeko ryasohotse? Baravuga ngo mwami nta watugiriye inama, ahubwo Imana dukorera ntabwo twayisimbuza ikigirwamana, twebwe twamenye Imana y'ukuri niyo twubararira yonyine. ngo abahandi mahirwe, aravuga ko itegeko ryasohotse yari akigerageza ngo arebe ko bari abasore bisubiraho. Aravuga ngo hari itegeko rihari rimwe gusa, yuko umuntu utubarariye ikigirwamana atazabaho, azatabwa mu itanura ry'umuriro. None kubera iki mwigiriye inama mbi? Ngo bari abasore b'uburanga, bari abasore umwami akunda. Arabagerageza arababwira ko itegeko ryasohotse, mwakoze ibyo abandi bakora. Ngo baramubwira bati mwami ni ukuri ntabwo twakubararira ibigirwamana, ntabwo twaramye izindi mana. Imana twemeye, Imana twizeye, Imana yacu ni Imana itabangikanywa. Ntukabangikanye Imana, ni Imana itabangikanywa, ni Imana ifuha. Ntabwo twaramye ibigirwamana. ngo baranga Shadraka na Meshaki na Abedenego ngo banga kubararira ibigirwamana. hanyuma ngo umwami biramubabaza, ariko biba ngombwa arababwira ati none se ko bari bubajugunye mu itanura ry'umuriro, Imana niyo bakize uwo muriro ni iyihe? Bamubwira ijambo rikomeye, baravuga ngo mwami Imana twizeye, Imana twikomejeho ishobora kudukiza uwo muriro, ishobora kudukiza iyo tanura ry'umuriro, ariko nitanabikora nta cyatuma twubararira ibigirwamana. Imana ishimwe. Imana ikeneye kwihamya, Imana ikeneye kwamya, Imana ikeneye umumaro wawe. ngo banga kuramya ibigirwamana, banga kubyubararira. Ariko itegeko kuko ryari itegeko, barabafashe bajugunya mu itanura ry'umuriro. Ikintu gikomeye, Imana hari igihe yihagurukira mu kibazo. Iyo twayikomejeho, iyo twagize umumaro, iyo twakoze neza, iyo twikomeje ku Mana, hari igihe yihagurukira mu kibazo. Ubwayo yari yahagurukiye, Bibiliya ivuga yuko babajugunyemo ndetse ngo n'ababajyanye ibirimi by'umuriro byarabasumiye.
ariko kubwo imbaraga z'Imana ngo bagezemo bagera muri uwo muriro ababajyanye baracye barakongoka, ariko bo barakomeza bajya mu muriro baramya Imana baravuga ngo urera Mana izina ryawe rirera. hanyuma ngo Nebukadinezari umwami kubera ko yabakundaga, umwami aragenda ajya kureba. umwami arebye arareba asanga harimo abantu 4, aravuga ati nimuze mu ndebere bari abantu nimwabajugunye mwari 3 ko tubonamwe wa 4, kandi wa 4 ndabona asa nk'umwana w'Imana. igihe cyose hari igihe Imana izihagurukira mu kibazo cyawe ikakicaramo, hari igihe ituma marayika, ariko hari igihe yizira ubwayo bitewe n'uburemere bw'ikibazo ikihagurukira ikivugira. rero Imana ikeneye akamaro kawe, ikeneye icyo umaze. Esiteri arihara, Bibiliya iravuga ngo arihara ajya guhakirwa bene wabo, avuga imbere y'Imana iminsi 3 ngo we n'abajabe we n'abagaragu n'abayuda bose ngo basenga Imana iminsi 3. barangije ngo Esiteri arihara aragenda ajya kuvugira bene wabo, ajya kubabwira ko abayuda barengana. Imana ikeneye icyo umaze, ntabwo ikeneye icyo uri cyo, ahubwo ikeneye icyo umaze. tangira gutekerezeho, turacyari mu ntango z'umwaka. ese ubumaze iki? Imana yasigiye iki? yureba ubona Imana yaragusigiye iki? muri iyi ngiye yavuze ngo abagore beza barapfuye urasigara, n'abagore bize, hari abagabo bize bapfuye ariko we warasigaye. hari abagabo beza bafite imiryango ikomeye bari bafite amateka mazima barapfuye urasigara. ese ubona warasigaye kubera iki? kugira ngo utunganye ibidatunganye, kugira ngo ubwire abantu ko Imana igira neza, kugira ngo ubwire abantu ngo nibakizwe bareke ibyaha. nta kindi Imana yagusigiye. ikeneye akamaro kawe, ikeneye icyo umara, ikeneye kwikorera, ikeneye kwivugira, ikeneye kuvuga Imana. Imana ishimwe. abakobwa beza bapfuye bari bazi kurinda iby'ubware bwabo, bize, ariko wowe warasigaye. ese wibwira ko wasigaye kubera iki? reka dusoreze muri Mariko, n'ubundi ni ibice 11, turasera ku murongo wa 12 kugera ku murongo wa 14. reka dusome iryo jambo. umutwe w'ijambo ravuga ati Yesu avuma igiti cyitwa umutini. Yesu avuma igiti cyitwa umutini, murongo wa 12. bukeye bwaho mu gitondo, bamaze kuva i Betani, arasonza areba kure abona umutini uriho ibibabi. arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona. nyamara ageze kuri wa mutini nta mbuto yabonye keretse ibibabi byawo, kuko kitari igihe cyo kwera k'umutini. murongo wa 14. yego. arawubwira ati umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. abigishwa be barabyumva. murongo wa 15. bagera i Yerusalemu, binjira mu rusengero, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abagura inuma. hanyuma yasanze ngo abantu bariho bacururiza mu nzu y'Imana, ararakara. Yesu yarafuhaga cyane ngo yubika ameza z'abaguraga inuma. Imana itugire neza. hanyuma rero tubonye yuko Yesu yavumye igiti cy'umutini. kubera iki Yesu yavumye igiti cy'umutini? ngo yarasanze, ngo yarashonje, yaragiciyeho ashonje, ngo yubuye amaso, ngo abona cya giti, ngo abona gifite amababi, ngo aracyegera, niko biri kuvuga, ngo areba yuko kiriho imbuto, ngo azisorome ngo baziryeho, ngo ariko asanga nta mbuto gifite. inyamara iki giti ngo ntabwo cyari igihe cyacyo cyo kwera imbuto. ariko Yesu aravuga ngo ntuzongere kwera imbuto ukundi, ntazagire umuntu wongera gusoroma ku mbuto zawe ukundi. Bibiliya ndetse ivuga yuko bagarutse ngo bagasanga cya giti cyumye. kubera iki? Yesu yari akeneye imbuto zacyo.
Yesu akeneye umumaro wawe, nubwo cyaba ari igihe cyo kutagira umumaro, kuko tuzi yuko tugira umumaro mu gihe cyiza. Ukavuga ngo none se Imana nari kubigenza gute, kubona ari igihe cy'izuba, kubona ari igihe cy'inzara. Oya, ugomba kugira umumaro mu gihe cyawe, mugomba kugira umumaro muri gihe cyose, ukaba umunyamumaro. Iki giti nubwo kitari igihe cyo kwera imbuto, ariko Yesu yari agikeneyeho imbuto. Nubwo kitari igihe cyo kwera imbuto, Yesu yari akeneye imbuto z'umutini. Imana itugirire neza. Yesu agukeneyeho umumaro, nubwo waba uri mu bushomeri, nubwo waba uri mu bibazo, nubwo waba uri mu gihe kidakwiriye, nubwo waba uri mu gihe kidahagaze neza, ariko agukeneyeho umumaro. Mu gihe cyose uhagazemo ugomba kugira umumaro. Mana ikugira umunyamumaro. Mana ikeneye akamaro kawe. Imana itugirire neza. Esiteri arihara ahakirwa abayuda. Esiteri arihara ajya imbere y'Imana, arasenga, afata iminsi 3 arayinginga. Imana igukeneyeho akamaro, igukeneyeho imbuto. Nubwo cyaba ari igihe cyo kutazera, nta kuri nari kubigenza, nagombaga kurya ruswa, none se ubu ntayiriye, ahangaha ntanditse, ahantu hongereyeho amazero, umushahara mpembwa ni muke, ntabwo byavamo. Imana igukeneyeho imbuto, imbuto z'abizera, imbuto z'abakijijwe. Imana igukeneyeho akamaro keza. Ahangaha ntiwavuga neza, ni mu bantu benshi, mfite akazi kenshi, bisaba kuvuga nabi kubera umunaniro, niyo mpamvu mpora mvuga nabi kubera stress mfite. Oya, Yesu agukeneyeho imbuto. Nubwo waba ufite stress, nubwo waba ufite umunaniro, nubwo waba uhura n'abantu bakubwira nabi, wowe Imana igukeneyeho imbuto. Rero Imana ikugirire neza. Yesu agukeneyeho ibihe byiza, agukeneyeho umumaro mu gihe cyose uhagazemo, mu gihe cyose ufite. Imana igukeneyeho kuba umunyamumaro. Imana itugirire neza. Reka ngusengere wewe wacitse intege, ukavuga ngo sinkisenga, sinkikora umurimo mwiza, narabiretse, ibi sinkibikora, nta bihe nyifite byo gusenga kubera akazi kenshi. Oya, ngomba gusenga, ngomba kuba maso, ngomba gukizwa, ngomba kubana n'Imana mu gihe cyose. Imana ikeneye icyumara kurusha icyo uri cyo. Imana itugire neza. Kigikira ijambo ryawe Mana. Nagira umuntu ugira umumaro, nagira umuntu wera imbuto, nagira umuntu ukora imirimo myiza, nagira umuntu ubwiriza, nagira umuntu wihara, nagira umuntu hakirwa bene wabo, nagira umuntu ukora umurimo mwiza imbere yawe. Ndabasengeye abadukurikirana, abatwumva, mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti, abantu guhinduka bera imbuto mu izina rya Yesu. Nubwo cyaba ari igihe cyo gutera imbuto, ariko ukeneye imbuto katika jina la Yesu. Urakoze ko wumvise, urakoze kuhindurira benshi gukizwa, uhindurire benshi kugukorera, uhindurire benshi kubana nawe. Reka ijambo ryawe rigere ku mpera y'isi kandi rihindure benshi, kuko ijambo ryawe ari inkota y'amogi abiri. Urakoze kubikoze, icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Yari Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Reka nguhe telefone, shobora ko hari utumvise neza cyangwa hari icyo wasobanuza. Ni 0785 98 944 0785 98 944 na 0722 74 34 93 rimwe. Imana y'amahoro ibishimire mu izina rya Yesu. Amen. Philadelphia, Imana irakira.